Abaheburayo ibice 4 hari amagambo agira ati uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka ba bandi batinjiye mu buruhukiro. Nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nibwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi, kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Icyo wakora cyose ku isabato, niyo wakirinda ibimeze biti, ntabwo byatuma winjira mu buruhukiro bw'Imana. Kubera ko mbere byarakoraga ukabyubahiriza rwose ukaba urakiranutse, ariko ubu ntibyakunda, ntabwo byakunda. Ubwo buruhukiro bwarafunzwe. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira. Imana yongera gutoranya umunsi ari w'uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Iyo magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo Abaheburayo ibice 3:7 haranditse ngo nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma by'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjira mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Imana ishimwe. Ese bimarira iki umuntu kuruhuka isabato akirinda imirimo y'amaboko, ariko akaba atazinjira mu buruhukiro? Nyamara nuko amadini y'iki gihe nayo yirengagiza ijambo ry'Imana. Haranditse ngo uyu munsi
today numva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Imana ishimwe. Ntihakiriho kondisiyo zo gukora kugira ngo winjire mu buruhukiro, urasabwa kwizera gusa. Imana ishimwe. Hanyuma ukirinda icyaha n'igisa nacyo kugira ngo ubashe kwinjira muri ubu buruhukiro bundi Imana yateguriye abera. Imana ishimwe. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero ku bw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cy'aba bandi cyo kutumvira. Abaguye mu butayu bazize kutumvira. Yarabemereye kwinjira mu buruhukiro, ariko birangira batinjiye mu buruhukiro. Irongera itoranya undi munsi, ari uyu nguyu, ari ejo, buri munsi. Uyu munsi nyine nibigira itariki, nibigira kuwa kabiri, nibigira kuwa gatatu, nibigira ku cyumweru, nibigira uyu munsi. Buri munsi Imana yinjiza abantu mu buruhukiro, ababishaka. Imana ishimwe. Kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Imana ishimwe. Amadini niyigisha abantu ko uburuhukiro bwa mbere butakiriho. Hari ubundi buruhukiro Imana yaremye, yakoze, ari bwo buvuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Uzaruhuka imirimo yawe, uzarimbuka, ntibizakubuza kurimbuka. Yo badive wene munera amabuye, sinjye wanditse Bibiliya. Badive ni munera amabuye. Ntiwatiza umuntu isuka. Ubwo buruhukiro murimo bwarakoraga, ndetse byatumaga abantu bakiranukira Imana, kuko byari amahame yari yarashyizeho, ariko yarabufunze kubera ko abantu banze kuyumvira. Ikora ubundi buruhukiro. Haleluya. Bivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Ntihakiriho kondisiyo z'uburuhukiro. Icyo usabwa ni ukuyumvira. Icyo usabwa ni ukumva ijwi ryayo ukihana, ukareka icyaha n'igisa nacyo. Umwuka wera akakuyobora. Umwuka wera akaba muri wowe, agakorera muri wowe. Imana ishimwe. Twese dusenga Imana imwe, twese twemera Kristo, ariko ntitwemera ijambo ry'Imana kimwe. Bigaragara ko harimo ikibazo gikomeye cyane mu bizera bo muri iki kinyejana. Mufite aho mushingira ku isabato, usomye ibitabo byo mu itangiriro ugakomeza kuva ukazamuka. Ariko mwibuka ko ibyo muruhukira
ku munsi w'isabato bitazabinjiza mu bwami bw'Imana, kubera ko abo yari yabigeneye ari bo Bisirayeli barimbutse bazize kutumvira bagwa mu butayu. Ntabwo nzi ukuntu batayumviye, wenda bishe ibijyanye n'ubwo buruhukiro bituma barimbuka kubw'imbabazi zayo, yongera kurema ubundi buruhukiro. Abaheburayo ibice 3:7. Nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati, uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima nk'uko mwayinangiye mu bihe byo kurakaza ku munsi wo kugerageza ubutayu. Imana ibaha umugisha, Imana ishimwe. Usiba gukora, ugasiba gucuruza, ugasiba kugira gute, hanakurangira akazi ku isabato nino kugira ngo utazagira gute, ngo utazarimbuka. Ariko ibyo ni zero, ibyo ni ubusa. Ikizatuma utarimbuka ni ukumvira Imana. Kuba waririnze imirimo, kuba waririnze gukora ku isabato ntibizatuma utarimbuka. Ibyo byakoraga mbere, ariko ubu byarakorozinzwe, byarafunzwe. Ibizatuma Imana ikwinjiza mu buruhukiro, ibizatuma uraganwa n'abera isi nshya, ni ukuyumvira, ni ukwirinda ibyaha. Imana ishimwe. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo riguhamagara rikwinginga, ntiwinangire umutima. Ntabwo kwirinda imirimo bizatuma ukiranuka habe n'agace na gato, habe n'inyugute n'imwe byakongeraho. Bana we, haya kambareke tuzacumbura ko ni ikintu kirekire